kurikiraho ko dutangiye gutyo ukamenya ngo ikintu igice cya gatatu dutangiye dore ngabo imikino n'ubundi imiraza ituruka hehe Rwanda Wrestling Championship ukamenya ngo ni Legacy Media ndetse na PK Official ngabo tangiranye abasore noneho abasore bondi bakanyama bo barakariye dore uko dore mama umusore afite umubiri muragiye muri barira kumbe Rwanda ihene yamugonze nk'intama noneho ngabo ibi ni ikiwe ibi byo ntago hari ibintu buryo reba kira oya ntabafasha undi mu bugabo uretse nawe gusifura hano umugabo agiye kwita undi Rwanda ihene ngabo yamugonze ihene birandura haya ukamenya ngo turatangiye rero nahise ngo iki nice cyawe cya gatatu Rwanda Wrestling Championship ngabo uyu mugabo uraho uretse n'akanyama afite n'ibondo ni nyiri bondo do uretse kuba afite akanyama hejuru n'ibondo ararifite ariko ntabwo bituma atagira agakima ariko agasore karaho kumye nk'agati karamugaranzuye we ibi ni kimwe kabyaramo ukamenya ngo turatangiye nta n'ukundi dutangira PK Production the sound video label there to their Legacy Media present batugezaho kandi iyo dutegura nabwiye ngo turazenguruka ntago twicara ahantu hamwe tuba turi mu kazi tuba tuzenguruka igihugu impande n'impande z'igihugu abantu baravuga ngo bari akanyama ngo barateruye hibaza ngo se bateruye ibikireka turi ko babasha no guterurana PK Official nabo turahari aho ni he Legacy Media the sound video label there to there ukamenya ngo dutangiye ya mikino yacu nk'ibisanzwe imikino yacu ni ihe rero ntago ari indi mikino isanzwe reka da uyu ni imikino idasanzwe kubera ko nibwo bwa mbere yakabasha kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda Vincent Mitsindo nawe yabasha bagenzi ko bakazamo aribyo bavuga ngo fast in the history bwa mbere mu mateka tuzanye imikino yo kwesurana imikino yo gukirana bwa mbere mu mateka tuzanye imikino yo kwesurana ndetse imikino yo gukirana ukamenya ngo turiyo abantu benshi nabwiye ngo ntimukajye gutemberera kure ngo mwagiye ngo hakurya ngo kuko kuwa Kabana ngo mwagiye Miami Florida ngo mwagiye ngo hehe mujye muzana ku Lagungu hano hakurya hariyo ntuza hariya Lagungu ariko baguse Lagungu ko Lagungu se murahazi muri aho mwicaye ukabyuka mwicaye bukarinda bwira ntago muramenya Lagungu hakurya hariya mugende muhubake namwe muhakora ibyo bikorwa remezo mukeneye amafaranga muri kuyagenda ngo kujya ngo kurya life ngo Miami ngo Florida hantu hari amazi y'urubo hacayutse agaragara gutyo urimo urashaka kuhakinisha amazi harimo amasimbi n'amakombe urimo urakina n'igihugu cy'iki ngiki gifite ntuza ukamenya amatarasi y'indinganire ukareba abantu batuye hejuru ku misozi mani ngaho haya nari ndimo ndavuga hari igihe njya nanjye nkumva ndimo ndavuga iyo ni inseko nshyashya hari inseko nshya tuzana ugasanga ni iz'akazi kandi ugashiduka amaze kuba inseko y'akazi byanga bikundusha no gukeka yenda ko ari indi tungo aka filime gakomeje kajyamo iyo mbabwira ngo tuba turategura byo ukamenya ngo iki ni igice cya gatatu kivuye hehe muri RWC Rwanda Wrestling Championship PK Production arahibereye Miguel arahibereye Legacy Media irahibereye PK Official irahibereye umenya ngo mwadukurikira ku mbuga zacu zose hose turahari nuza kuri PK Official asanga mari dore ngo kanyama wa mbere kuva nabaho nibwo bwa mbere ngiye gutigisisi aho wicaye ngabo isigiye gukangarana kubera ko haje biremwa bidasanzwe dore ngabo wakeza ngo ni bamwitande Najibu umuhungu Musanze mwana Musanze dore ngabo na Ajibu Jean de Dieu agiye guhangana na Jean de Dieu wa Big aho bita wa Big cyane like comment ngabo wa Big Jean de Dieu wa Big gazi ni ngubwiri kuva twabaho ndabona tugiye n'abandi bafana baje ku nshuro ya mbere barahari imbaraga natipa afite na Ajibu ndetse na Jean de Dieu dore ngabo reka turebe rero
umukino ugiye gutangira nk'ibisanzwe gahunda ni ya yindi bagombaga abagenzi kubanza guhana pisi kubera ko ibintu dukora nta bugome burimo nta rwango ntaki n'umukino w'ubushuti dukeneye kureba se akanyama n'umubiri biri n'ikibundi kiganze ikindi basore baragiye bagenzi bakora agatuza wagira ngo namabuno bicaye hariya mu gatuza kabo dore ngabo uyu mukino wacu ufite amategeko ntabwo reka tureke umubwiriza avuge ndetse nta no gufatana mu maso ibyo murabizi kuko mwakoze imyitozo ihagije ikindi kandi amanota tuyatsinda mu buryo butatu inota rya mbere no gusora mugenzi wawe ikibuga inota rya kabiri nuko ashinda hasi cyangwa se kibuno hasi inota rya gatatu nuko umutura hasi akabanza umugongo hasi hanyuma tugiye gukina raundi eshatu raundi imwe igomba kuba ifite iminota 5 tukaruhuka umunota umwe indi minota 5 tukaruhuka undi munota indi minota 5 tukaruhuka undi munota bikabibaye iminota ingahe 10 n'ingahe 18 iyi minota 18 gusaba tamoro rimwe mu mukino yego bikaba bya minota 21 twatangiye rero na Jibu na Jean igihe wumva utameze Jean de Dodier nazo ukeneye amazi ukeneye iki icyo gihe uramarika gusaba tamoro ukagenda kugira ute nongera mbabwira ngo imikino muri kugezwaho n'iki RWC Rwanda Wrestling Championship turatangiye na Jibu kora hano Jean na Jibu mwe ni kanyama umusore ni kanyama umusore ni kanyama yamushize hasi bwa mbere agakuroga ibinikira acabari ibi ntabwo nabyumva bya bintu ntabwo byoroshye bya bintu ntabwo byoroshye ntago bibaho reka nanjye ntangire ntago umubwiriza babwire reka nanjye ntangire binikira cyavuga ngo umusore afite umubiri undi afite akanyama kumbe hano kanyama ndetse n'umubiri kibiri dore ngabo umubiri baraho barayoranye kumbe kanyama yashyize hasi umubiri cyarimwe Jean de Dieu yageze hasi mwana na Jibu afite yubatse akanyama Jean yageze hasi ntajya gusubiramo n'ibisubirwamo byarangiye haya urakimpaye icyambere hari ukuntu buriya umuntu icyambere ukavuga ati byanga bikunda ngomba kwemera kubera ko icyambere bamaze kukirya byanga byakunda icyambere yarakiriye dore uko yakiriye akicara kageze hasi ibyo wakora byose na Jibu oya ntabyo gusubiza inyuma nabirambiwe murekeraho namwe ibyo mwabonye birahagije ngo nsubize inyuma rega nta soni bagomba gusubiramo umukino wa kabiri haya reka turebe rero birarangira bite birabira kumbe mubiri yarayoye na Jibu hanze yamutayeyo rutaryenjiye bamwita Bigito no barakibonye kimwe haya Naji yakibonye nkakubwira ngo yene iki ni gice cyawe cya gatatu turimo turakurikira iyi ni imikino yacu igice cya gatatu nabwiye ngo igihugu tuzakizenguruka cyose tugenda dukora imikino final tuzatangira kuzikina i Kigali muri BK Arena muri BK Arena ngabo kumbe we kuguye se kandi ntagukoze ariko ibinikira ese Bigi ni gutyo igihaha cyawe cyabaye nk'ikitungo rigufi usigaye ubwo ntawe ugukwiye gukobana birangiye ibi nanjye noneho nkwegure se kandi ko wigushije rubanda ko twagowe nk'ubu uzajya wugwa unyerera wikanga nkwegure se kandi ngo ko wigushije ngabo reka dusubiremo shaburi uranyibye ndatsikiye se kandi muri runo rucaca dore ngabo barayorana kumbe na Jibu Bigi na Jibu Bigi yaguye hasi Bigito kandi Bigi batengamye kuri yabondo ryo hirya ry'ibumoso bundi Bigi kugira ngo bamushobore hariya neza ahengamiye ku ibondo ry'ibumoso umenya ngo yaguye dore ngabo Bigito na Jibu kuri Bigito baramunaze na Jibu ni mubi agahungu kitwa na Jibu ni kabi cyane gasore ni kabi cyane gafite ibintu by'ibituza byaragiye biramera wagira ngo ni ibintu bikari mu gatuza neza dore ngabo nakana Jibu dore ngabo na Bigito kumbe Bigi akana karamugaraguye ngabo na Jibu na Bigi ariko baracyumvana ariko Bigi naracyagerageza ariko kara muyoye aragwa dore ngabo kibono n'umugongo hasi ukamenya ngo birabara
shaka ukomeye wa mwana urya iki? Bigi yashize, nashize murekeraho, nashize na Jimba arongera cyegukanye icya gatatu. Naje urakomeye sha, najyaga nkurebera kure wa kantu we wumiyemo pe. Ije no mubiri naho ubundi wumiyemo ndakakuroga akantu ngukumi ngo wumiyemo sha. Mureke mbanze nduhuke, oya humura mwongere mutangire bundi bucyo umusenyi tuba twawuzanye kana nga hari urucaca dore ngabo. Nta kundi barongeye baratangira barayorana. Nakubwiye ngo round ya mbere ntagira aba posing dore ngabo, ntagira aba posing. First round kumbe Bigi nawe Bigi kumbe na Tifu nawe Bigi yamutaye yo cyo ni cyandera aragitwaye cya kabiri Bigi. Kumbe Bigi nawe abasora aho bari umva na gatsi barumva na kanyama mwuka byara ngo dore ngabo yagitayeyo ngabo wo kabyara wewe ibi ni cyo ngo kabyara mwewe dore ngabo waguye bwa mbere ninde yaguye na Jibu ndakakuroga. Sore Bigi nawe yihagazeho, noneho yihagazeho pe, yihagazeho ngabo. Ngabo bakeneye akantu k'akaruhuko se, kandi hari ako bagusabye nawe kumubwiriza uri uramvangira dore ngabo wimvangira nawe hoshi ntago baragakeneye dore ngabo. Nsinzi ratahana akakuroga. Amanota biramaze kuboneka kuri 3, abiri kuri 3 ya Najibu kuri 2 ya Bigizo. Yitwa Bigizo Nyiribondo rero. Niwe wari utsinze Bigi Nyiribondo. Ko Nyiribondo ubundi ko umuntu afite ibintu by'ibituza birebirera ngabo. Tamoro suruhuke. Ukeneye ka Tamoro ubwiriza aracyabaza. Bakeneye ka Tamoro Bigizo aragakeneye. Kino nongero tangiye twihute ntabyo gutinda gukererwa reka amazi bagiye gushyiramo. Sore yakoze agatuza afite akantu kitwa kabiri yitwa Najibu. Hanyuma Jean nawe yakoze akantu kitwa umubiri, nawe afite ikintu kitwa umubiri dore ngabo. Hari kugira kabiri no kugira ikintu kitwa umubiri. Byo ni ibintu bitandukanye, kugira akantu ka kabiri no kugira ikintu kitwa umubiri. Aho niho bureberwa ubundi. Haya ngabo birarangira bite biraherera he biragenda bite birakomeza bite birajya he? Birayorana murage mureba barayorana kube n'ugondi hene yamushyize hasi yamugonze nk'ihene neza pe ukuye kumagura mukira ku kaguru kamwe, yamukuye kumagura mukira ku kaguru kamwe. Abantu baratangara bose barumirwa dore ngabo. Kumbe yamukuye ku kaguru dore ngabo yamugaritse ndeba he pe. Haya yamugaritse ndeba he basore baraho barakomeye byo dore ngabo dore uko yamutwaye umusore arakomeye. Yahamushyize ngabo kibuno kigwanya n'umugongo. Naho sinsubira muhaguruka dukomeze ngishyushye. Oya sha narushye yewe Najibu arakijyanye narushye yewe narushye pe oya yewe ngo narushye pe ngo narushye bihagije. Karacyagiye dore ngabo ni umukino uko nakubwiye, ni umukino wo gukirana kwesana Rwanda Wrestling Championship. Dusubiremo cyangwa urashaka kuruhuka? Oya tugende wa gasore wagira ngo urya ikiwe. Barimo bararebana kumburiya arimo araruhukamo gato, ari kurukamo gato. Nanjye ndakuyora ariko barakubeshya unyirukansa ariko gende inkoko unyirukansa kumbe Bigi yo baye yakaguru uri akaba kabaye kuyora gutya akaguru ka Bigi ngabo cyapu yaramugoye yamuhaye ntuzo kumbe bari bafanye nakubwiye ngo yamuroye akaguru usora naho ukora hasi gusa akiri muri ibyo hariya
ngabo ni kamwe ku kandi ni balance equilibrium, the equilibrium balance itself, the balance itself, it is power, balancement is power. Ngabo kwibalance ubwabyo nizo mbaraga uri ngabo, balance itself is power. Ngabo uko niko yamutwaye, nta gihe ari cyo kuzigama, nta gihe ari cyo kubika. Umusore nuko yamuyoya kimara kumuyora arangije aramukaraga, kimara kumukaraga amafirimba aravuga arangije yaramuhaye finali. Ntacyo mvuga, naje barabitwaye bye bitandatu. Muremera ntago mwemera, harabura bitatu. Muremera ntimwemera, naje kubyara bijyanye bitandatu, harabura bitatu. We muremera ntimwemera. Ndumva nashize. Washize bana fair play. Ubwo niba washize rero reka twemereze umutsinzi watsinze. Mani mureke mwizamurire, aramwizamuriye kabisa. Bigini n'umwana mwiza, banyiri bonderega burya ngo ntago bagira umutima mubi. Reka da umwana uramaye man, ndemeye kabisa nangiye kugabanya ikinure, kubera ko ikinure hano kiba cyabaye cyinshi. Ikinure ni kiba cyabaye cyinshi. Aba bagabo bakimara kwinjira mu reka twumva umubwiriza icyo arimo arabivugaho rero. Isi igiye kuriduka kuko nabonaga ari ibiro byinshi cyane bagiye gutera bagakubita ku isi, hanyuma tugahita twisanga hehe aho nanjye ntazi. Reka dutangire twumva reaction za Najibu kwanza. Najibu muravuga iki rero mwebwe? Manshi yari imeze neza icyambere, gusa nyine ngenda banza nashimira buri umwe wese uri aha ngaha waje kureba iyi manshi. Nkanashimira uwateguye iyi manshi mbere na mbere, kuko yari cyaratekereza aravuga n'iki nakora cyahuza abasore batandukanye baturutse ahantu hatandukanye. Manshi arayicara arayiga, ayengije arareba arategura. Turamushimira, shimira na bagenzi banjye twakinanye twese, kandi manshi turayishimiye. Haba watsinze haba watsinzwe, twese turishimye. Nshimira n'abafana baje, Imana bamera umugisha. Uyu munsi nk'umunyarwanda kubonye bwa mbere uri gukina iyi match, niki wamwizeza? Njye ikintu cya mbere namwizeza, ngiye gukora imyitozo ndusheho, mbese ngere ku yindi level, mbe nazamuka nkaba najya gukina bibaye ngombwa. Uganda turabizi barazikina, Kenya barazikina, byanaba ngombwa umuntu agasohoka mu Rwanda akajya gukina no hanze. Barakubwira ati biramutse bibaye byiza nsohotse u Rwanda nkajya gukina hanze, nta kintu cyanshimisha nkabyo. Ariko nanone ku ruhande turi kumwe na Big Man mese biteze. Reka twumve icyo Big nawe abasha kuba yabivugaho. Byanga bikunda umukino gwe tuzawagura tugeze kure, umukino ni wa wundi. Ari kabisa, ariko icyambere na mbere ngiye ndashimira abantu bamanje kuza kwitabira uyu mukino. Nibo baduha support yo kugira umukino ukundi. Baba baduhaye courage kabisa. Ubu ngubu match turayirangije, ariko n'ejo bazagaruke nibo baduha support, kandi twishimira na uwatangije uyu mukino kuko ntabyo twari tuzi. Ukamenya ngo ni Legacy Media ndetse na PK Official, there to there. Biraga muri televiziyo ukabibona muri byanga bikunda tuzagera kure. Ubona iri nitangira ukamenya ngo ikintu cya gatatu dukeneye kubanza gukora ibice bijya kugera kuri 300 bwa mbere. For the first time, and then we engage in international. Bikomeze. We still are local but we have to engage international. Mfite ikibazo kimwe nshaka kubaza cyangwa se nakubaza na bibiri bira ntacyo bitwaye. Ni ukubanga atuye umukino nko kwabivuze. Abasore reka twumva icyo bubwabo bivugira kubera ko imibiri yabo ngo yari miragenda ikwama ntacyo bari kwibyaza umusaruro. Ugashaka amanota ukayabona, make ikaza kurangira hari amanota runaka bakurusha, bigatuma match udakomeza. Ese ubona ari iki murusha urundi rubyiruko wenda rwahandi rutaritabira uyu mukino? Abangaba nabo nabifuriza kuza bakareba ukuntu umukino ukorwa nuko umeze, nabo bakaza. Iyi ni nka football turebera kuri wa Messi wa Cristiano. Natwe turayitangiye bwa mbere mu mateka bayita RWC, Rwanda Wrestling Championship. Ni ukuvuga ko ibintu byose bitangira ukamenya ngo fast in the history bwa mbere mu mateka. Big production there to there, Miguel there to there, Legacy Media there to there, PK Official there to there, even the other supporters are gonna be there. Mwana wanjye kino uyu mukino harimo impinduka, hari ejo hazaza urimo uratanga, hari ukuntu waguhindura ubuzima. Guhindura ubuzima cyambere no umutima ushaka. Ariye wabyara umwana ufite ukunda football, ariko
twese tugenda tugira icyitegererezo n'abo tubonaho. Umwana nabona umukino w'ukunze uri nka se kabona hari icyo wamugejejeho nawe azakora agira ute ashaka gutera ikirenge mu cyasi. Natabona mise niyabona n'icyo yagezeho ariko inshuti ye hari icyo yagezeho azakora ashaka kugira ute kwinjira mu mukino se yageze igikorwa atamanjije kugeraho akakigeraho kabisa. Nakeye ku mukino turimo turawusoza rero abwira ati Courage na Jibo abandi bantu bose tugiye kuzenguruka igihugu nk'uko nabwiye ngo n'u Rwanda rw'imisozi igihumbi nk'ibisanzwe kandi rw'imisozi yose tugomba kwegenda. Abasore barahari ahantu hose iyo tugiye kuhajya turabateguza. Icyo ni ikintu gihari rero.